yes. Umeze ute muvandimwe? Nizere ko uyu munsi wiriwe neza, gahunda zawe zagenze neza, siko bimeze? Aho bitagenze neza wihangane, ni imipango y'Uwiteka Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala, siko bimeze? Abayomba birirwa kuri street, birirwa ku marigara, aho muhurira mwese, nizere ko mumeze neza. Abirirwa bafite amagambo mu kazi bagenderewe n'ibihaha byabo, n'abadafite akazi, babapiga debe, ndabasuhuza cyane. Abasetsa aba boss abasetsa aba boss mwese ndabasuhuza cyane, nizere ko mumeze neza. Abari mu miteguro igiye itandukanye, salute, yes. Ninjye nta wundi rero, ni si papa. Wirinda kuba ikibazo ku bantu, aho kuba ikibazo ku bantu, ahubwo nakemura ibibazo by'abantu. Nk'ibisanzwe, nkunda amahoro, nkanga kuyabura. Nawe ukurikiye Wazike aho uri hose ku isi, ndakwifuriza amahoro y'Imana. Nta mutima mubi, nta kintu na kimwe gishobora gutuma njye nkwifuriza nabi. Ibyo mba ndimo byose murabizi, ni vuta ni kuvute, ni ibintu bitambuka, nta roho mbi ngufitiye, nta jonyori ngufitiye, ntago ndakazwa n'ibyiza wagezeho, ntago mbabazwa n'ibyo wifuza kugeraho, ahubwo nshobora kubabazwa no kuba utari mu iterambere kandi ufite umwanya wari, ufite igihe cyo kuba warijyamo. Nshobora kubabazwa no kudatera imbere kwawe, ufite ubushobozi, ufite naho n'icyo wakora kugira ngo utere imbere. Mbonereho no kubwira wowe utifuza ko abandi batera imbere, ukumva yuko bahora bateza ibiganza bagusaba, akaba ari cyo kigushimisha. Mu by'ukuri ndakugaya, nawe wigaye. Nimba udashimishwa no kugira ngo ufashe abavandimwe bawe, inshuti zawe, ko zazamuka zijya kagera kuri level wifuza, bagera nk'iyo nawe uriho, ukumva yuko bahora hasi yawe, jamais. Ubwo nta butunzi ufite, nta bumenyi ufite, mu gihe utifuza kubusangiza abandi, ako nta kari gaciyemo. Ubwo icyo gihe nkawe wahindura amazina ukitwa Ruganzu. Uribuka akantu bajya bongera kuri Ruganzu, nk'iyo umwana yagize gutya agakosereza umubyeyi. Yes, uyu munsi rero ntago twirirwa tujya mu bintu, turagira ngo tujye kungurana inama, dutanga ibitekerezo, dutanga udustori, byibuze hakaba hari icyo ikiganiro cya gusigira. Topic y'uyu munsi rero ni iravuga ati, nyoko bukwe mubanye mute mu rugo rwawe? Nyoko bukwe mubanye gute mu rugo rwawe? Wowe washatse, waba uri umugabo, waba uri umugore, abantu mugenda mukabana na ba nyoko bukwe. Sinzi umukobwa ari kubana na nyina w'umuhungu, umuhungu ari kubana na nyina w'umukobwa. Ako kantu niko tugiye kuganira ko. Mbere yuko tuganira rero, wowe mubyeyi wambara amajipo, amaskati y'impenure, ukambara imyenda ikwegereye igaragaza amawumbire yako, taye yawe, ugaragaza nyashi, uri umubyeyi imyaka 40, uri umubyeyi imyaka 50, byaba bigayitse cyane. Ni nabyo tugiye guhuza hano. Uramuka wambara kola, ukambara amajipo mu rugo rw'umukwe wawe, byaba bigayitse cyane. Ushaka kwigira isireyi mu rugo rw'umukwe wawe. N'ahandi rero nakohereza aho wagurira imyenda myiza ikubahisha, wakwambara mu muryango, ukaba udashobora guteza icyugazi ku mukwe wawe,
nta handi nakohereza, jya kwa TK Shop, jya mu town, agukubita amakanzu meza, agukubita imyenda y'ibyubahiro ushobora gusohokana bakavuga ati dore umubyeyi, wambara uberwe, ube isura nziza mu bandi babyeyi, ubere urugero abandi babyeyi. Wowe ushaka kwisiga apana mukorogo, wowe ukunda gukorigeza bwa jaribu, wewe wisiga bwa jaribu, rekana nabwo. Wewe wisiga bwa Colorate, rekana nabwo, shyira ku ruhande. Ari amavuta nayo abantu bavuga iringara, nimba utavuga iringara rekana nayo. Ibintu byo kwirirwa urara mu mashashiri, tandukana nabyo. Gana kwa TK Shop, aguha amavuta yo gukesha uruhu rwawe adatukuza, aguha agakweto keza, ibintu aguhe umubavu. Ibyo bintu byanyu byo kuza mugahumura nk'utuntu tw'utunyamaswa, abandi bagahumura nk'abapapa, no. Ukajya mu bantu ukabona abantu bose bafunze amazuru, uri kwegera umuntu, uri guha umuntu haga, ukabona arimo arashaka ko kwitaza vuba vuba bitewe n'ibintu uri guhumura tutazi. Jya kwa TK Shop, agukubita umubavu, aguha umubavu, ujye uhumura muri metero 100, bavuga ati araje, bakwitegure, baguhobera nibakwe ubwuzu. Ubwo rero wowe ushaka TK Shop wamuhamagara kuri 0788 31 46 38. Ibyo washaka byose nicyo washaka kumutuma, TK Shop ari ready, uramutuma icyo ushaka. Mtoto Mtanzania, Mswahili mwenzangu ari tayari, telefoni ze zihora ziri on, agukorera delivery aho waba uri hose, ahatagera ni ikuzimu, ariko ahandi hose yakugezaho umuzigo wawe. Aya ni amaboko matagatifu. Wazke. Yes, mbanze suhuze ababyeyi bose, abamama, abapapa, cyane cyane abamama babana n'abakazana babo, babana n'abakwe babo. Mumeze neza? Urugo ubamo, we mubyeyi ubana n'abana bawe, ubana n'umukwe cyangwa se ubana n'umukazana, kweri iyo ubona ibintu ubona bigenda neza, ubona bigenda neza, ntago ubangamye. Ese ntago ubangamiwe? Wowe mukobwa cyangwa se wowe mugore ubana na nyoko bukwe, ubana na mama w'umuhungu, mama w'umugabo wawe, kweri ibintu bimeze neza? Ntago ujya mu nzu ukarira, ntago uri guta ibiro umunsi ku munsi kubera akavuyo k'umubyeyi ari guteza mu rugo, kukubuza kwisanzura, ibintu byo kwigira spy mu rugo. Umeze neza kweri? Cyangwa ufite ukuntu uri kubihandoringa, ukabasha kubana nabyo ibibazo umubyeyi ari kuguteza, nyina w'umuhungu? Ese wowe mubyeyi cyangwa se wowe musore, mugabo, wowe ubana na mama w'umukobwa, bimeze bite? Ese uri gutaha wishimye? Ese urugo rwawe nta mwuka mubi ururangwamo? Urugo rwawe urabona amatara ari kwaka nk'uko ubishaka? Murimo muratera story nk'uko mubishaka? Cyangwa urugo rwawe rwabaye kama kituo cya polisi? Sinzi, ndi kukubaza kugira ngo dufashanye, tugirane inama, tumenye. Bimeze neza? Abo bimeze neza mwigurire agakawa, abo bimeze nabi babwira ni mwihangane, mwihangane. Umugabo ubana na nyirabukwe, umugabo ubana na nyina w'umukobwa, umugabo ubana na nyina w'umukobwa, nicyo gice cya mbere tugiye kuganiraho. Cyangwa tubanze icy'umukobwa nicyo gikomeye, turabanza icy'umukobwa. Turifite ibice bibiri: icy'umugabo ubana na nyina w'umukobwa n'umugore ubana na nyina w'umugabo. Ni ibice bibiri tugiye kuganiraho.
turebe ese byifashe bite mu ngo zanyu, ese barabangamye cyangwa ntago babangamye. Okay, reka tugende tujye kuganira ku bibazo by'umugabo ubana na nyina w'umukobwa. Hari ibintu tujya dukora sana imico ibitandukanye, haba ari mu gihugu cyacu, muri East Africa, muri Central Africa, ahantu hagiye hatandukanye isi yose. Ariko icyo kintu cy'umugabo wemera kubana na nyina w'umukobwa bikunze kuba cyane muri Afurika no muri Aziya. Umuco w'Abahindi turabizi ko babana, bo bafite ukuntu babihandolinga no kubaka ikizu kingana nk'akagari kose, hakabamo abantu bose ku buryo ushobora no kumara igihe hari abantu utabona kandi mubana mu nzu. Ikibazo kikagira kiti, hari ukuntu witeretera umwana w'umukobwa afite ababyeyi cyangwa se afite umubyeyi, reka mbyite umubyeyi, afite wenda barumuna be cyangwa se bakuru be. Umwana akaba ari nka nyina wamureze, abandi barashatse bigira mu bindi bihugu, bigira mu ntara, bajya hehe, umwana asigarana na nyina. Hakaza inkonkobotsi y'igikwerere cy'umusore cyakoze ikofi, cyangwa se umusore ukishakisha mu buzima, wenda hamwe akaba anapanga kuba hari icyo yakora afite umugore, ari ryo terambere ari kwifuza. Akagira gutya, alhamdulillah, akabona umukobwa umukunda, akagira igihe cyo gushakana. Muri propose cyangwa se muri fiançailles, reka mbivuge gutya, umukobwa akavuga ati nabana nawe ariko mama wanjye ntago mfite aho namushyira. Birumvikana koko nk'umuntu uri gutereta, umuntu ushaka umugore, umuntu ushaka ejo hazaza yubaka umuryango, ikintu cyose aba cyumva ko kiri easy, cyoroshye. Abahungu kubyemera yumva ntacyo bimutwaye kubana na mama w'umukobwa, kamushaka ukwe bukaba, agashyigikira. Afite abavandimwe umukobwa tubyibuke bashatse, afite ba nyirasenge tubyibuke, afite ba se wabo tubyibuke, afite babyara be nabyo tubyibuke. Umwana w'umukobwa w'imyaka 25, 28 arashyingiwe, bamupfunyikiye ibirongoranwa, ajyanye na nyina. Bitangira bimeze good, ajyanye na nyina. Aho bari kuba mu byumba 2 na salo wenda cyangwa se ibyumba 4, uko byagenda kose harajyamo icyumba cya mamukwe, cya nyina w'umukobwa. Budget yose umuhungu agomba gukora y'urugo agomba kujya ashyiramo mama w'umukobwa. Nudakunda mama w'umukobwa, sinzi ko umukobwa muzacana yombi. Ako ni akantu kagiye gacamo, ibintu byose ugomba kubyemera. Ikintu cyo kubangamira sasa umukwe, kubangamira umukwe, hari ibintu tujya dukora tubyita imikino, ejo bikabyara inzangano, bikabyara amacakubiri, bikabyara ibindi bintu tutari twiteze. Akaba ariho hahandi umuntu ajya imbere ya kamera ngo mabukwe wanjye yankoreye ibi bintu. Icya mbere, iyo
hari ababyeyi ngo babana n'abakwe babo, bigatuma umukwe ahora ari umushyitsi, umugabo ahora ari umushyitsi mu rugo rwe, akajya ataha yikandagiye, hamwe ashobora kugenda yigize nk'umuntu ukumbuye umugore we, baby where are you, uri hehe, nini na nini, agenda yikandagiye bwombo, agenda yikandagiye. Kubera iki? Nyirabukwe. Ujya muri salo uri kugenda wisekera, ugasanga umukecuru yamanitse amaguru muri salo. Urashaka kwirebera umupira, urashaka kwenjoyinga n'umugore wawe agafilime, umukecuru ari kwirebera igitaramo kuri televiziyo, cyangwa se ari kwirebera Seburikoko. Ntago wamwaka remote. Ibintu mugomba kuganira, uri buganira ibintu bidafite hepfo na ruguru, kubera ko nta kindi kintu waganira umukecuru ari bwisangemo. Uri bukreye inkuru, nimba uri kumwe n'umukobwa we nawe mu nzu, ugomba gukreye inkuru umukecuru agomba kwisangamo. Ibintu bya story zaba Keti Bashabe, story zaba Deben, story zaba Yago, story z'ibiki, bituntu nyine duhuye na age yanyu n'imyaka yanyu, soboto. Urashiduka uri kuganira Seburikoko, Sekaganda. Urashiduka uri kuganira Masamba ku ngufu. Urashiduka uri kuganira ku baminisitiri runaka. Kandi icyo kubaza ugomba kugisubiza wihuse cyane nkaho uri muri interview. Ukajya utangira kugenda wikandagira. Kubaka urugo, bana umugore wawe nimba ari umuntu wishima, ari gususuruka mu gihe uri kubaka urugo, ari wa muntu wenjoyinga agasakuza uko ashaka, agatera induru kuko nibyo bimunyura, ntago azabikora. Nese azabikora gute? Umukecuru yabanguye amatwi ari mu cyumba. Abakecuru baryama bukeye. Inka wa mugani ngo mbyuka mukiryamye, nkaryama mubyutse, sinzi manyi ukuntu bawuca. Uzashimisha umugore wawe ryari umukecuru yabari? Ujya muri garden ugasanga arimo arasoma ikinyamakuru, mwebwe mufite inzu zifite amajaride, ahantu hose, ukabona ukagira ngo yabaye nk'umuzimu, arahari. Ikindi noneho, hari ukuntu mu rugo ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka ko saa 3 tugomba kuba turyamye, ndashaka ko ibintu bimera gutya. Uzafata ibyemezo umukecuru ahari? Ntabwo uzafata ibyemezo. Hari n'ukuntu turi abantu nazi bana zidakomana amahembe. Ushobora guserera n'umukobwa we, iki ni cy'umugore wawe, ni ibyanyu nimwe babiri. Uzafata ibyemezo gute? Uri kujya muri korodori, uva muri douche ugahura na nyoko bukwe, ujya muri salo ugahura na nyoko bukwe, ujya kugira ngo wicaye kuri bariko uri guhura na nyoko bukwe. Uzafata ibyemezo byari by'urugo rwawe, ko ari hahandi utinya no kurya kugira ngo muri ku meza amwe ugahora wirisha nk'abamisi. Wakumva ufite inzara ukajya out, ugasohoka ukajya guhanjagura ipirawu mu marangi, ukajya kurya inkoko muri green, ukajya kwa Rando, atari uko ubishaka. Nukubera nyoko bukwe yabangamye. Nta mushyitsi uzi wawe. Umushyitsi araza kugusura, umukecuru akahita yicara muri salo, muraganira mute? Umukecuru arimo arirebesha televiziyo, yateye amatako aho ngaho. Uko ni kwa kubangama kw'ababyeyi mu bintu tutazi. Hari ukuntu umugabo aba amenyereye umugore wiwe, agashaka kujya wenda atahana ka gift vendredi, apana kuwa mbere kwa kabiri. Iyo bibaye byiza nabyo wabikora, ariko ukabona nko kuwa gatanu uguza akantu ushyiriye umugore kugira ngo wenda musoke muri weekend muzabe mumeze neza, agufitiye ubwuzu, umufitanye ibyishimo, abakuru murabyumva. Ariko se nujya kugura impano uragura ebyiri, kuko
ufite abagore babiri mu nzu, kandi uko kubangama k'umubyeyi uratinya kubibwira umukobwa we ari we mugore wawe. Nusubuta ugatungutsa kuvuga ati sheri ibintu bimeze gutya na gutya gutya na gutya, urahita uvuga ati unyangira mama, utangiye kuduhaga, bitangire bizana ikibazo mu muryango. Kwa kundi yanga kukubabaza, umugabo afunga umutima ajya kwereka ko ashimishijwe n'ibyo ari kubona mu rugo ariko yarashize. Ujye utangira uteka inkono ebyiri. Umugabo wanjye yikundira agaceri katarimo amavuta menshi, karimo kameze nk'agasami, umutekero utuntu tw'uducipsi. Umukecuru warwaye bya rusoka, arwaye sukari, arwaye diyabete, arwaye asima, arwaye biki, hari amarejime ariho, kandi umukecuru ashaka kwenjoyingana nawe. Arakurisha imyungu ku ngufu, akurisha amateke ku ngufu, akurishe ibintu bitangire bibe gutya bisopane, kubera kwanga kwangiza umubano w'umwana na nyina. Ariko nyina ari kwangiza umubano n'umwana wawe wiwe n'umugore wawe. Bizagenda bite? Uri kuba mu nzu imwe, uri kwibanamo na nyoko bukwe, byibuze nana ka annex wamushakiye, uramushyira muri annex, azavuga ko wamwirukanye, azavuga ko wamugize nk'umukozi wawe. Uragira gutya. Hari ukuntu umugabo aba yibereye mu kazi ashaka nko kwitereraho 2-3 n'umugore we, kuko abizi ko ari mu rugo, yamuhamagara. Hari ukuntu tutavuga ngo alo, ushobora kwita uvuga sweetheart baby, utwatuzi natwo kureshyareshya, ukumva alo, kumva ni mukecuru yitabye telefone itariye. Wa mukecuru we, cyangwa se wa mubyeyi we, niwe waba utari umukecuru, uko si ukubangama. Urajya kwitaba telefone y'umukobwa wawe ubona ko ari umugabo wawe. Ese nimba agira gutya akamwoherereza agafoto yambaye nk'ubusa, cyangwa se ameze ukuntu kudashimishije, utari ngombwa ngo ubone, urajya gufata telefone y'umukobwa wawe, bikumarira iki? Urajya gupekuwa telefone y'umukobwa wawe witaba umukwe wawe, wungukirehe? Bikumarira iki? Atari ugushaka kwigira spy. Hari ababyeyi bagiye bigira ba maneko, bakigira raribu, ukagira ngo umugabo atuye wenda kuri station ya polisi, yinjiye sangahe, asohotse sangahe, agiye yambaye gute, agarutse yambaye gute, kuki atariye uyu munsi, yariye hehe. Ugatangira kugenda ufata utuntu tw'udukode tumwe na tumwe tutari ngombwa ko umwana wawe amenya, ugatangira kugenda ubaza umwana. None ntabwo ububaza umukwe wawe, ahubwo uratangira kubibaza umukobwa wawe. Ese umugabo wawe ko atakirya ninjoro, umugabo wawe ko asigaye aza agakoramo arya hehe, aho ntafite abandi baba bamugaburiye, ntaba afite aho yariye. Mwana wanjye ugende neza, tangira umenye umugabo wawe. Ugatangira kugenda uhuhamo, ubaza uko umugabo w'umwana wawe ameze. Aba babyaye ariko si mwese, ariko akenshi umubyeyi ujyana n'umwana we mu rugo rw'umugabo akunze kuba ikibazo. Nimba mutari munabizi, mwa babyeyi mwe murabangamye, muri kwiciraha ry'abana banyu, muri gusenya ingo z'abana banyu mu buryo mutazi. Umugabo ari gupanga iposho, agapanga dabo, ndashaka kuzajya gusura runaka. Ntabwo uri gusaba uruhusa, ukeneye iyo mamba. Ukeneye iyo mamba. Nimba ushaka kujya hanze y'igihugu, barahakana batese, umugabo arayashaka. Nimba ushaka ngo kujya gusura umukecuru mugenzi wa mubyeyi mugenzi wawe, ukeneye imamba, ukeneye transport. Tuvuge wenda no kubishoboye, tuvuge kubishoboye ntacyo bitwaye, wenda finance nta kibazo, amafaranga nta kibazo, ariko hari uburyo ubangamyemo wa mubyeyi we,
buruta amafaranga. Umugabo ntago azigera yiyambarira bochkopa, yiyambarira boxer n'isengeri ye mu rugo rwe kubera wowe. Umugabo ntago nimba ari umuntu userebura winywera ibyo ashaka, ukora ibyo ashaka, nta kintu na kimwe azakora uhari. Uzasanga icyumba cyabo ari cyo cyabaye ibara ku banywa agasembuye, uzasanga icyumba cyabo ari cyo cyabaye salo, uzasanga icyumba cyabo ari cyo cyabaye resitora. Arashaka kurya ngo aheze, umugore azana ibiryo mu cyumba, wowe uri muri salo. Arashaka kwirebera ibyo ashaka byose, ashyire furati mu cyumba. Arashaka kunywa ngo wenda sinde, aranywera mu cyumba. Ashiduka afite ya nzu y'ibyumba 5 na salo zingahe, ubuzima bwe noneho bwaragiye bwizingira mu cyumba cyabaye chambrette kirimo byose. Ubwo si ubwo n'ubuzima. Umuntu arimo arasohoka iwe ajya mu modoka ari nkaho aba muri hoteli, ibindi byumba niyemerewe kuba yabisirikiramo, nago kubera umubyeyi wo uri kubangama. Mwababyeyi wowe ujya gushyingirwa wajyanye na nyoko? Ko kera mu bihe byanyu aribwo ibintu byari byoroshye bimeze neza, mwaretse kubangama. Nimba ugiye gushyingirwa wabwiye umwana wawe, cyangwa ko ufite benshi, ufite abavandimwe bawe, ko ufite iwanyu, ko ufite iwawe, ko ufite ababyara bawe, ko ufite abantu benshi, famiye, ko umwana wawe ajya gushyingirwa, ko itente ya famiye yari yuzuye, kucyo ujya ku mwana ngo murabana. Waretse umwana akiririra, akirira ubuzima. Urabangama mu buhe buryo? Tujya ku gice cya kabiri, hari agastori k'umukobwa cyangwa se umudamu bari batandukanye ubwenegihugu babiri. Umuhungu ashaka umukobwa bamukura iwabo ajya kuba noneho ntabwo yagiye kubana na nyina w'umuhungu, yagiye kuba iwabo n'umuhungu, hari n'abavandimwe be n'ibiki byose. Ibi nari agatogo kugira ngo bari muri Burende. Noneho umubyeyi umukobwa yari yifitiye imico y'iwabo yo kubaha umugabo cyane, aramwubaha pe. Umukobwa yubashye umugabo kugeza ubwo nyina w'umugabo bimurya, abona ari ibintu birenze cyane, atangira no kugira ubwoba kubera kubaha umugabo yabonaga bari kubaha umwana we. None umubyeyi yaricaye abwira umukazana we ati, umugabo wawe ni imbwa. Urumva ko kantu? Umugabo wawe ni imbwa. Umugore aramusubiza mu rurimi rw'iwabo n'umuhungu, yumva neza adategwa. Aramubwira ati, nimba umugabo wanjye ari imbwa, bivuge ko njyewe ndi imbwakazi, abana twabyaranye ni ibibwana byacu, ariko na nyina umubyara nawe ni imbwakazi. Urumva icyo kintu? Niko umukobwa yasubije nyirabukwe. Umubyeyi cyaramuriye, kandi uwo mukobwa aba mu nzu y'uwo mubyeyi, kiramurya kiramujogonyera, yenda kuvamo umutima, abura uko aregera umusore. Nyine yabonye umukobwa ari inyamaswa, ariko ni hahandi ushaka gufata umuntu nabi kubera ukuntu muba mubanye, ugashaka kwica imibanire ye n'umugabo we. Yes. Tugiye rero ku abagore babana na ba nyirabukwe. Bagore mubana na banyokobukwe, ndabihanganisha cyane, ndabasabira. Muhura n'ibibazo bikomeye cyane birenze uko tubitekereza. Nimbe n'umugabo abyuka mu gitondo yigendera, akagaruka nimugoroba acishamo akiryamira, ibyiriwe mu rugo byose nta na kimwe aba azi. Aba ari mu gicuku, aba ari umushyitsi, wahabwa raporo, ahabwa ibyavuzwe, ntago amenya ibyo yabonye we n'amaso ye. Ndabasabira cyane, ndabihanganisha. Aho umugore wese ari ubana na nyirabukwe, ndamwihanganisha kuko muri mu bigeragezo bitoroshye pe. Murabangamiwe,
ijuru ryanyu riragoye kubera yuko bavuga yuko ngo ijuru ry'umwana ngo riri munsi y'ibirenge by'umubyeyi we, kandi bakavuga yuko umubyeyi w'umugabo wawe nawe aba ari umubyeyi wawe. Mwihangane kabisa, n'ibyanga ujya ahantu urire uruhuke, ushaka ahantu ujya wumva upumuzike, ariko pe njye nta gisubizo naba mbafitiye usibye kubasengera mbabwira ati Imana ikomeze baha imitima, ibaha imbaraga zo gukomera, kubera yuko mwashatswe muzi yuko mugiye mwiraha, kumbe mugiye mu bigeragezo. Ariko niko zubakwa nyine, niko abakuru babivuga. Ababyeyi rero ba nyina b'abahungu, umuhungu agira gutya akaba ari we mukuru wenda mu muryango, mwaravukanye n'abana runaka, wagira ibyago ugasanga ni abakobwa n'abahungu wenda bangahe ari we mukuru, ukabona abakobwa barashyingiwe barigendeye, ukabona abahungu batoya bagiye kwishakishiriza, ugasigarana na nyoko ukubyara. Wagira ngo ugiye gushaka ukajyana na mama wawe wa muhungu we, ukarongora umwana w'abandi, umukuye mu muryango, umwana yari yifitiye ibiro 80, 90, ari igisempatike, ari ameze nk'igisekeramwanzi, ari igikobwa gifatika, bimwe n'uburyo ateye nibyo byagukuruye kugira ngo umukunde no kwifuza ko yakubera umugore. Mu byagukuruye yifitiye taye nziza, arambara umwenda ukamubera, arambara iribaya rikamubera, arambara bazi ikamubera, ikintu cyose yambaye kikamubera, kubera iki? Maumbile yake, taye yifitiye. Uramuhurutuye, umukuye aho yiriraga amanywa nijoro, aho yaryamaga agasinzira, umwumvishije yuko ugiye kumujyana muri paradizo, ugiye kumuha ibyo nyina nawe yabonye, ugiye kumuzeza ibitangaza, ugiye kumubwira yuko agiye kuba queen, nawe uri king, umubwira yuko agiye kuba umwamikazi, wowe uri igikomangoma. Nshuti yanjye, filime zitangira ikinanga ari kimwe, ariko siko zirangira. Filime wazitangira rimwe zifite amasaha amwe, ariko ntabwo ariko zirangira zose, ziba zitandukanye. Ntuzarebe filime ya mugenzi wawe wumve ko ariyo filime nawe izakubaho. Yes, aho nari ndeviyemo gatoya. Nuko baragushatse, bagushakanye na nyina w'umuhungu, wowe ukunze umugabo wawe, urumva nta kibazo, urugo rwinjiyemo ni shamura, ibintu bimeze neza, ufite ukuntu wateguye, wenda n'umubyeyi ufite ukuntu uzamufata. Ntiyakubyariye umugabo, ntabwo wamwanga of course, kandi aho wajyaga gusura umusore mugikundana wasangagayo wa mubyeyi, akakwereka ko ari umubyeyi mwiza. Kera kabaye, igihe cyagera ugatangira kubona ibintu bimwe na bimwe ukagira ngo uri kubirota, ugatangira kuba mu buzima ubona bumeze nkaho ari test, ukagira ngo uri muri test, ugatangira kubona amashusho utajya kubona, ugatangira gutekereza ibintu utigeze utekereza mu buzima bwawe. Icyo kintu uracyumva? Imisemburo yawe yari yaranze kubaduka bigatangira kubaduka, ibiro byari byaranze kugabanuka bigatangira kugabanuka. Kubera iki? Umuntu umwe ari we nyoko w'ubukwe, mama w'umuhungu, nshuti wabanye n'abantu, wiganye n'abantu, abagore turabazi, murasurwa, murasabana, muba mufitanye utubanga twinshi twanyu. Ariko sinumva ukuntu nk'umugore wirirwa mu rugo wagira ngo urasuwe, umukecuru akakubangamira, akaza akakubangamira, akava mu cyumba aho yarari
akaza agafungura amatwi, muraganira iki? Umukecuru yabannye. Abagore ko mwigirira izanyu. Hari uza kubaza ati bimeze bite? Uravuga se ko bimeze nabi? Robot iri aho ngaho y'umukecuru, uravuga ko bimeze neza. Bisa nk'ibyo navuze mbere. Icya kabiri, hari abagabo mumeze nk'abantu namwe ntamenye ubwonko bwanyu bwo ukuntu mutekereza. Urafata amafaranga iposho ya stowa, aho kugira ngo uhiposhe umugore wawe, uhiposho umugore wawe, uri kurisigira nyoko ngo ariho umugore wawe. Ese ubwo bukoze iki? Nyoko ni sekreteri. Ufashe amafaranga uyahaye nyoko ngo ayahe umugore wawe. Ahaye, ushatse kwerekana iki? Umugore hari ukuntu umwihera amafaranga mu mibare ye, wowe utazi wowe mugabo, akagenda agahaha ibyo agomba guhaha. Niwe ujera urugo. Twebwe tuba tumeze nk'abapangayi, tuba tumeze nk'abantu bo muri resitora. Arahaha ibyo ashaka. Ashobora kugupokonyamo akagura n'icyo utatekereje. Ashobora kukugurira isogisi, mu mafaranga muhaye ashobora kukugurira isengeri. Ariko amafaranga nuyaha nyoko, ubwawe nyoko arabanza yapangire mbere yuko ayaha umukazana we. Arabanza yapangire kuko nicyo washatse. Umugore nakubwira mu kindi cyumweru, nimba wamuhaye y'icyumweru, nakubwira ati stock yashize y'icyumweru, umukecuru arahita avuga ati wayikoresheje ute? Ese mukecuru ujya kureba stock z'abana bawe, ujya kumubaza uko yabikoresheje? Birakureba, birakureba. Utangira ujyane amagambo ku muhungu wawe, umugore wawe aragaspiya, ari amafaranga twese twabaye mu ngo, ntago yagakwiriye. Igihe warongorewemo umufuka w'ibirayi wawuguraga amafaranga 100, 200, none umufuka urimo uragura 50, uri kugura 30. Ukuntu wayajeraga ni kuri buyaje umwana wawe cyangwa se umukazana wawe, niko yayajera. Waguraga ikiro cy'inyama amafaranga 1000, 2000, sorry nako 500, none inyama iri kugura 5000 ikiro. Urashaka kubijera guta mukecuru? Watuje ukirira isogi zawe ko nubundi izo nyama muri kuvuga ngo ko zishize vuba utazirya. Watuje ukarya isogi, ukarya imyungu yawe, bakagukora stock yawe y'ibintu by'ibinyamafufu bitajya mu munyu, upfa kurya byinogosanya. Urajya kwivangira umwana ngo yatetse agafiriti, wari maramara amavuta, urimo urajya gukontorora umwana ngo ari gukoroga amata menshi. Mukecuru, uri manager, uri muri hoteli, tuzaguha akazi ujye muri hoteli byibuze. Mubamubangamye. Umugore ntashobora kwipangira akantu keza k'umugabo k'agasiripurize. Umukecuru aba ari kureba nk'umuntu bafitiye ideni, aba ameze nk'aho ari noze landlord. Inzu abamo ntazi uburyo bayishyura, cyangwa se baraguze, ariko arimo arashaka kwigira spy mu nzu. Ibyo bintu bakecuru rero ntago ari byiza, ntago ari byiza. Hari aho mugera ukabujya ureba umukazana wawe ugacira kandi uri mu nzu ye. Ukirirwa warwaye ugakira ari uko umuhungu wawe aje kugira ngo uhimane. Kugira ngo uhimane ukaza ukigira igufa mu nzu neza neza. Urumva? Babyeyi, mujye mushyira mu gaciro namwe rwose. Ntago ibi bintu ari byiza, ntago ari byiza pe. Hari udustori twinshi tw'ababyeyi mutagenda mugaragaza. Ni gute wicara we mubyeyi ukajya utera urubingo mu mufuka w'umuceri, ukajya ubwira umwana wawe w'umuhungu ngo umukobwa, ngo umugore we ngo atanga ngo ibiryo ngo iwabo n'umuhungu, ngo iwabo n'umukobwa ngo nibo birirwa ngo iwawe ngo barimo barakuvunira umwana. Mukecuru byakureba. Nyamara aba babyeyi, aba bagore babana na ba nyirabukwe, muri abo gusabirwa, muri abo gusabirwa. Ubwo rero nsoza
ndashaka wenda nshishemo akantu nanjye mba mbona bitagenda neza. Wowe muhungu ushaka kurongora, nimba utaragira ubushobozi bugurira inzu nyoko wakubyaye, nimba utaragira ubushobozi bukodeshereza inzu nyoko wakubyaye, tegereza uzarongora ari uko yavuye mu mwuka, cyangwa se ujya gushaka ahandi urongora hirya y'igihugu. Urumva? Nawe mukobwa, nimba uzi ko mu birongoranwa hagombamo kugendana mama wawe, ntabwo uratekereza neza ibyo bintu byiga, kuko aba babyeyi si bose, ariko ndimo ndavuga abafite imico nk'iyi ngiyi. Harimo gukurura inzangano mu muryango, harimo kuzana ibintu by'amarozi mu muryango mugatangira mukarogana, harimo ubuhemu, ushaka guhimana. Umugore ari gutegura ibintu, umukecuru akaba arabipinduye arabihinduye, ushyizemo akunyu mu nkoko mu nyama z'ibitunguru, umukecuru aragucunze akubitamo igicupa cy'umunyu cyose akimariyemo. Uri kugenda uzubara gatoya akahita afatikije inuze ikibido cy'amavuta akagicuburira mu biryo, kugira ngo muhimane, akwangisha umugabo wawe ari we muhungu we, ashaka kugusenyera, uramusuzugura. Umukecuru arimo ararwara agakira ari uko umuhungu watashye, umukecuru ntashaka ko hari icyo umufasha. Umukecuru ari kugenda abangama mpaka yabaye virusi muri wowe. Urumva? Ari gushimishwa nuko yabona uhangayitse. Ibaza ukuntu uba waraje mu rugo rwawe waravuye iwanyu ufite ibiro 80, mu mwaka umwe 2-3 ukaba ufite ibiro 30, umwenda wose wazanye ya varisi yose yuzuye, nta mwenda n'umwe ucyambara, gukora iki ugukwiri, kubera ibibazo by'ababyeyi badashobotse. Ubwo rero nimba ushaka kubana n'umubyeyi ugerageza, nimba ari annex, nimba ari ahantu mucumbikira, ugende bamukodeshereze, abe kure yawe. So ako nta kari gaciyemo, kuko ni ibibazo bibaho umunsi ku munsi tugenda duhura nabyo ku bantu bafite ba nyirabukwe, bigenda bibangama, bijya no guhura na ba demayi, kugenda ubana na ba demayi. Ndasabira cyane abagore babayeho muri ubu buzima, Imana iborohereze, murare aharyana, mugire ibihe byiza. Ciao ciao.